namwe mwaradusetse none natwe turabasetse. Aya ni amakuru cyangwa se amagambo aturuka mu itorero rya ADEPR. Itorero rya ADEPR ririmo rishima Imana rivuga riti kuba ibi binyobwa byahagaritswe ni byiza cyane kubera ko byari byatuma se abayoboke. Abana bacu cyangwa se abaririmbyi bacu bari barayobotse ibyuma, bamwe za kiwingi, abandi za nguvu n'ibyumba bitandukanye. Nk'uko mubizi bagiye babica ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ubu ngubu uwaririmbaga icyuma wari waravuye muri ADEPR agarutse muri ADEPR aje kutwihanira, aje gusaba Imana imbabazi kubera ko yanyweye icyuma. Bakomeza bavuga ko ibiciro bya fanta bikomeje kwiyongera kubera ko abanywaga ibyuma badukiriye fanta, mu gihe abacuruzi ibyayi barimo basaba ko abanywaga ibyuma babasha kuba bahabwa ikarita kugira ngo nibagera muri resitora cyangwa se muri kantine zicuruza ibyayi babakirire hejuru kugira ngo babanze kunywa amata maze abashe kubondora. Ubundi wanywaga icyuma wabuze iki? Ubundi wanywaga ngufu warabuze iki? Aya ni amagambo ari guturuka mu bapasitoro ba ADEPR ndetse n'abaririmbyi ba ADEPR bari kwishongora kuri bagenzi babo bari barakoze icyo bita kugwa. Nabo bakabasubiza bati nta mukiranutsi waguye ngo arambarare, igihe kiragera akaza kubyutwa n'Uwiteka. Akayandi bindi ivuga ngo nta mukiranutsi upfa. Abayiririmbye nabo bari mu munezero. Nyuma yaho abacuruzaga utu tubari, abacuruzaga kiwingi, abacuruzaga nguvu, abacuruzaga muzehe ndicaye, abo bose barimo bararira yo kwarika nyuma yaho bataka ibihombo by'uko bari bamaze kuba baranguriza inzoga, ariko bakaza gusanga zirimo zangiza ubuzima bw'abantu. Uwari buri nguni na buri kantu yari afitemo akayabo k'amafaranga yishyurwaga mu madolari kugira ngo yamamaze United Gin. Nyamara iyo witegereje iki kinyobwa icyo bita icyuma, wanywaga agacupa kamwe ukaba ubaye umusaza. Hari abana twiganye cyangwa se twavugiye igihe kimwe, ubu bamwe babaye abakecuru, bamwe ntibakibyara kubera ko izi nzoga zaragiye zirabangiriza. Babaye abakecuru basigaye bafata viyupi, ukibaza ese nawe reba agacupa kamwe unywa ugahita ibi ibyatsi, mu gihe ushobora gufata ikesi imwe ya mitsingi ntugire icyo uba, ariko iyo ufashe agacupa kamwe ka ngufu cyangwa se ka kiwingi uhita uba nk'ikigoryi noneho. Ibi bikaba bigaragaza ko mu by'ukuri haba harimo ibintu byinshi bitandukanye umuntu atashobora kwisobanura. Ibi biraza kumera nk'aho wa muntu ukora urwarwa atagira urutoki cyangwa se atagira imineke, ukibaza uko abikora. Ngo abahanga bafata ifu y'amatafari atwitse bakavangamo amazi, barangiza bagashyiramo igitubura, ubwo bakoze urwarwa. Ibi nibyo leta y'u Rwanda yavuze iti ibi ntabwo bikwiye, ntihabeho inganda zitunganya ibintu byiza ku buryo bizagira abanyarwanda akamaro. Mu gihe bari kuvuga bati bamwe bicuruzaga abo bita indangamirwa cyangwa se indaya, nubwo batakivuga indaya, bamwe baravuga bati bagiye kuza banywa amazi. Abarokore bamwe baravuga bati ntibadutere ku cyayi cyacu, twebwe dusanzwe twinywera ikivuguto, twinywera amata, twinywera ji. Rero aba banywaga ibyuma babanze bahabwa icyangombwa kigaragaza ko mu by'ukuri babivuyemo. Mu gihe Bralirwa yishimye kubera ko ibiciro bya fanta, ibiciro bya mitsingi
byakomeje kuzamuka ndetse fanta zimwe na zimwe zaburiwe irengero ntizikigaragara ku isoko kubera ko abanywi bose badukiriye ibi binyobwa, mu gihe abacuruzi cyangwa se abari bafite utubari nabo barimo kurira yo kwarika nyuma y'aho bavuze ko utubari tutemerewe gukora. Guhera ku itariki nta kabari kemerewe gukora kubera ko hafi y'utu tubari twose twacuruzaga utu tuyoga. Ariko nawe reba ikintu cyica ubuzima bwawe warangiza ukagerekaho n'amafaranga. Uzi kujya kwiyica warangiza ukagerekaho n'amafaranga. Ibi nibyo bitari bikwiye muri sosiyete. Gusa reka tubanze tubasabe mukore subscribe nimba utarakora subscribe kugira ngo video zacu zijye zibasha kubageraho.